ngwino biganza bigabituza gahorana insinzi aburusha imiyoborere myiza biguhara bikangura batera uri umugabo wahaye abagore ijambo uti ntimusigare inyuma ku buringanire umukobwa n'umuhungu bige bose nta uhejwe abakubaza amanda sibo Mana yagusize amavuta abaturarwanda tuzaguhamandiza nateganya kugera twarufite ubuhanga. Umuryango FPR Inkotanyi waharaniye gushimangira ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye hagati y'abagabo n'abagore mu iterambere ry'igihugu. Umuryango FPR Inkotanyi wagize uruhare muri gahunda zo guteza imbere umugore mu buryo bukurikira: gushyigikira gahunda zivana umugore mu bukene, uburinganire bwinjijwe muri gahunda yo kurwanya ubukene no mu ngengo y'imari ya leta. Abagore bitabiriye guhindura amashyirahamwe yabo, amakoperative n'ibikorwa by'ubukorikori n'ishoramari. Hashyizweho gahunda zifasha umugore koroherezwa imvune z'urugo, kuvanaho burundu amategeko abangamiye iterambere ry'abagore. Hashyizweho amategeko mashya ashimangira ihame ry'uburinganire hagati y'abagore n'abagabo, maze bituma bagira uburenganzira bungana ku mutungo no kugenda igihugu. Imiryango nyarwanda yakanguriwe kubana mu buryo bwemewe n'amategeko. Hashyizweho komite zo kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina kuva ku rwego rw'umudugudu kugeza ku rwego rw'igihugu, gukomeza gukangurira abagore kujya mu nzego zifatirwamo ibyemezo.